Eid Mubarak ku basilamu mwese duhuriye kuri urubuga rwa Ishimwe Official, n'abakristo nizere ko mwiriwe neza, ndabasuhuje cyane. Uyu ni wa mwanya wo kubagerera aho mu makuru ari kuvugwa muri iyi si ya rurema dutuye. Nkomeza nibutsa gukora kukazogera, uraba umpaye umusanzu wa subscribe, like yawe nayo ni ingenzi, na comment na share. Ese n'abongereza ngaho da, mwaba muzi ibiri kubera muri Kongo? Kongo yose yateteye, ititijwe n'u Rwanda, ariko si u Rwanda rwabatetije ahubwo ni Abafaransa. Se tubita Abafaransa cyangwa tubyita ibibazo byabo bwite? Ibi ni ibyavugiwe mu nama y'abadepite bo mu Bufaransa bahuye nabo muri Kongo. Ubwo abadepite bo muri Kongo bisobanuraga nyine ku bibazo abadepite b'Ubufaransa babazaga bati, mbese kubera iki igisirikare cya Kongo FARDC cyihuje n'igisirikare cyatsinzwe mu ntambara, muri jenoside yabaye muri 1994 yabaye mu Rwanda. Icyo gisirikare cyatsinzwe kikajya kure mu mutwe kitwa FDLR, kandi u Rwanda ruhora ruvuga ngo ese kuki Kongo iturukana FDLR ahubwo igafasha FDLR kuturwanya? Ibi rero nibyo byabajwe abadepite ba Kongo ubwo bari mu nama nyine yahurije mu Bufaransa. Bakaba babaza bati, ese ni kuki mwihuza n'igisirikare cya FDLR, uriya mutwe nyine utera ubwoba, uvugwa ko utera ubwoba igihugu cy'u Rwanda? Barakomeza bagira bati, kandi icyo gisirikare mwihuje nacyo mu myaka yashize mukorana uko ari myinshi, ese ko nta bintu bizima mwagezeho mukaba muhora murira ngo u Rwanda rurabatsinda? Ubwo icyo gisirikare cyanyu nabo bafatanyabikorwa banyu bo muba mwumva ari siriye? Barakomeza baramubaza bati, nyine bahabazaga nyine bati, kubera iki ibisubizo biva mu mikoranire yanyu n'ibyo bisirikare muba mwashatse, ngo n'abacanshuro biza ari negatifu nyine bidafite icyo gukora kizima? Batese mama, nta kuntu nyine uwo minsi wabazaga abandi baminisitiri bavuye muri Kongo, nta kuntu ibyo bintu mwabireka mugahindura imikorere n'imikoranire n'abandi bantu, mukareka kwifatanya n'imitwe nyine abantu batize igisirikare, abandi ngo ni abashumba, mukareka kubivamo ahubwo mugakora igisirikare cyanyu gikomeye? Abafaransa bakomeje bagira bati, ese ko perezida wanyu Felix Tshilombo Tshisekedi aherutse nyine perezida wa Kongo aherutse kugirana ibiganiro, mbese asaba n'imikoranire hagati ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mwe murabona hari igisubizo kirimo aho ngaho hagati y'iyo mikoranire yanyu na Amerika?
ubwo nyine bababajije byinshi n'ibyo abo baminisitiri basubizaga, ni byinshi bababajije. Aha nyine umudepite umwe nyine asubiza abo bandi b'Abafaransa witwa Christophe Rutundura, ni intumwa nyine yaturutse muri Congo. Yasubije ati turabizi ibyo mwagerageje kutubaza nyine muri make, ariko nibyo koko, ubundi nta gihugu na kimwe kiba kidashaka gushora imari mu bya gisirikare. Ubwo rero natwe niyo mpamvu dushora imari bitewe n'abifuza kudufasha mu byo dukeneye. Arakomeza ati kandi natwe turashaka gukora igisirikare gikomeye, turashaka gushyiraho natwe ubwirinzi ku gisirikare cyacu. Niyo mpamvu tudashaka gukomeza gukorana n'iriya mitwe nyine n'ibyo bindi n'abo bandi badashoboye. Ati icyo ni ikintu gikomeye cyane dushaka guca mu gihugu cyacu. Yakomeje aravuga nyine, yageze arashimagiza igisirikare aho ibyo bari kugikorera n'ingoni, bageze ahantu ku ntera nziza. Ngo ubundi Tshisekedi ngo yasanze nyine ngo perezida Tshisekedi Felix Tshilombo ngo ajyaho ku butegetsi, nyine ajyaho kuri manda ye ya mbere, ngo yasanze igisirikare cye gisa n'icyakodeshejwe, ahubwo n'icyakodeshejwe iyo mitwe yitwaje intwaro. Ati kandi ibyo nibyo bituma nyine igihugu kitagira imbaraga nyinshi mu gisirikare, kubera ko igisirikare gisa n'icyakodeshejwe. Yakomeje agira ati kandi ibyo byose nibyo turi guhangana nabyo kugira ngo nyine twongere dusubize igisirikare cyacu ku murongo muzima, dushaka abafatanyabikorwa bizewe bakomeye ndetse bazagira aho batugeza. Yakomeje agira ati kandi ngo murabizi neza turi guhangana n'igitero gikomeye ngo cya kane u Rwanda rwabateye. Nyine yagaruyemo u Rwanda, murabizi ibihugu ntabwo biri kumvikana, ntabwo bijya byumvikana. Nyine hashize igihe kinini nta mwuka mwiza uri hagati y'ibi bihugu, u Rwanda na Congo. Akomeza agira ati murabizi neza ko igihe perezida Tshisekedi nyine yajyaho ngo badushyiriyeho ibihano mu gihugu cyacu, byatubuzaga kugura intwaro uko bikwiriye. Ati niyo mpamvu igisirikare cyacu kidindijwe n'ibyo bihano twashyiriweho. Ati murumva ko rero nta kuntu igisirikare cyacu cyari gukomera, ngo niyo mpamvu usanga nyine iyo mitwe nk'umutwe wa AFC M23 udutera ukaba warafashe biriya bice, buriya buso bw'ubutaka bungana kuriya bukontorora. Bakomeje nyine Ubufaransa bubaza nyine Congo bati ku masezerano ya FDLR mwaragiranye n'u Rwanda ko muzarufasha gukuraho FDLR, byagenze gute? Basubije bati FDLR rero ngo twarayirwanyije, mbese bati ndetse cyane ngo babonye bigeze aho u Rwanda rubonye aho tugejeje tuyirwanya, ngo leta rwikura mu masezerano bagiranye mu kugira ngo rubone urwitwazo rw'uko ruzajya ruza gutera muri Congo no gusahura muri Congo. ngo nuko ngo twananiwe ngo guhagarika FDLR. Tuve mu Bufaransa twigire mu Bwongereza. N'ubundi ahantu ubwonge ni ibibazo bya Congo, leta ya Kinshasa n'u Rwanda bikiriho. Bamwe mu bayobozi ba Congo basigaye bafata telefone bagahamagara mu Bwongereza, batariko se
mwaratubeshye, mwaratujugaritse, mwabigenze mute? Bati ni gute mutubwira ngo mwafatiye ibihano bamwe mu bayobozi bakuru b'u Rwanda bo mu gisirikare cy'u Rwanda, mwafata ibihano bikakaye, ahubwo aho kugira ngo tubone basubira inyuma bagatera imbere kurushaho. Mbese abakongomani iterambere ry'u Rwanda barifata nk'inkota muri bo. Hari ubuyobozi bwa Kongo buriho ubu ngubu, si abakongomani bose batanyumva nabi. Ibyo byose abakongomani bari kubiterwa n'uko babitewe cyane cyane n'uko babonye umugabo witwa Tony Blair. Uyu ni Umwongereza, Ubwongereza bwohereje mu Rwanda. Tony Blair wabaye minisitiri akigera ku butaka bw'u Rwanda. Uyu mugabo dore ko yanabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza kuva mu 1997. Kuri uwo mwanya wa minisitiri w'intebe yawubayeho kugeza muri 2007. Uyu mugabo rero ari mu Rwanda gushaka ubufatanye bw'umuryango yashinze witwa TBA. Nyine uyu mugabo Tony aje mu Rwanda ku bufatanye mu by'ikoranabuhanga. Mbese iyo kampani yashinze cyangwa umuryango afite uba mu by'ikoranabuhanga. Ngiyi impamvu nyine leta ya Kinshasa iri kubabazwa cyane nuko iri kubona abayobozi bamwe bakomeye b'Ubwongereza bari kuza mu Rwanda, bakibaza batese bya bihano byari baringa, ibya bihano byari ni gatiki gute bahana ariko abayobozi bakisukiranya mu Rwanda. Kongo kumva ko umuyobozi waje mu Rwanda iyo yifata nk'urushinge bari kuba babajombye mu gisebe. Abayobozi ba Kongo rwose muri iyi minsi, reka twigarukiye muri M23 turebe nawe amakuru yiriwe tuyabagezeho nayo. M23 yo ihari operation irimo zikakaye zikaze, kuko ishaka gukora agatendo nyuma y'uko nyine bayirasiye indege, nayo ishaka gukora agatendo. Hari operation iri gutegurwa bari gukorera hariya muri Kongo. M23 nyine hari agatendo ishaka gukora, ngo iri gukora ikintu cyo kwihuza n'abandi, iri gushaka inshuti uhereye nyine ku Banyamurenge, ukomeza n'abandi ba generali cyangwa abandi basirikare batavuga rumwe nyine na leta ya Kongo iriho ubu. Barashaka gukora ikintu gikomeye cyo kujya gukuraho Tshisekedi noneho byeruye burundu. Ngo aho bigeze nyine M23 ntago aho yaterewe yirwanaho kugira batayikura ku butaka bwayo bwa Kongo. Ngo ubu noneho byarangiye ishaka nayo kugaba ibitero, icyitwa kugaba ibitero. Ngo ibyo yakoraga kwari ugusa no kwirwanaho ubundi, ishaka kugaba ibitero paka ikuyeho Perezida Tshisekedi. Ngo kuko ngo ubutegetsi buriho burenganya M23 nyine. Ibyo bivuga ndi kuvuga nka M23 ngo ubuyobozi buriho buraturenganya. Dushaka gukora ikintu cyacu dushyireho ubuyobozi bwacu butazarenganya umuturage n'umwe utuye ku butaka bwa Kongo. Ndetse hano n'Abanyamurenge birahiye ko batazava ku butaka bwa Kongo, ahubwo bagiye gukora uko bashoboye bakorana na M23.